nitwa Mugisha Jean Baptiste tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu twabateguriye. Ikiganiro cy'uyu munsi tugiye kugaruka ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ubibona ute. Iyi nsanganyamatsiko tuba twibandaho buri munsi mu biganiro bigiye bitandukanye, aho tuba tureba insanganyamatsiko imwe cyangwa se umutwe umwe tukawuganiraho muri iki kiganiro cya ubibona ute. Tukajya twibaza se ibi bintu byatangiye gutya bigeza aha, ese ubona bizagira gute mu gihe kiri imbere. Uyu munsi turaza kwibanda ku ikoranabuhanga. Ese ikoranabuhanga ry'iki gihe rihagaze rite, ryatangiye rite, aho uyu munsi rigeze ndetse naho rizaba rigeze mu gihe kiri imbere. Ego reka tugaruke gatoya nyuma y'aka karuhuko. Tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cya ubibona ute. Tugarutse tubagezaho iki kiganiro. Tugiye gutangira tuvuga ku ikoranabuhanga. Turibanda ku matelefone muri rusange. Amatelefone yatangiye ryari mu gihugu cyo mu Rwanda. Ese aho igihe yatangiriye, aho bigeze ubu ngubu, mu gihe kiri imbere zaba bimeze gute? Ese tubibona gute? Mu Rwanda telefone zatangiye mu 1998 nibwo abanyarwanda batangiye gukoresha telefone. Kuva icyo gihe abantu benshi telefone ubundi yatungaga abantu bake cyane, ugasanga umuntu utunze telefone ni umuntu umwe ku musozi, ahantu hose baramuzi ati kwa runaka yabagira telefone. Ariko kugeza uyu munsi telefone abantu bose baba bazifite, guhera ku mwana mutoya usanga ari bo bazifitiye ahubwo. Kugeza ubwo urugero nko kuri kampani ya MTN yazanye nomero zitangizwa na 078, ariko mu myaka mikeya yahise ishira nomero za 078 zitazishira, kandi wumva ko ari amasimukadi menshi cyane yagiye agurishwa. Muri insanganyamatsiko yacu turi kwibaza ngo ese ubibona ute ikoreshwa rya telefone rigaragara rite mu bantu. Hari ibibazo abantu bagenda bahura nabyo, kwibanda ku ngaruka bahura nazo iyo bakoresheje telefone, ndetse tuze kwibaza se ni ibihe bibazo ushobora kwibaza wowe ubwawe ku giti cyawe, kwibaza se burya nanjye telefone yangize imbata. Mu bibazo bya mbere tugiye kurebaho, tugiye kubanza turebe ese ni ibiki biranga umuntu wabaswe na telefone, umuntu wabaye imbata cyangwa se wabaye addicted. Ikintu cya mbere, ahora ashaka gukoresha telefone kenshi akumva ko adafite telefone ibintu byinshi bishobora guhagarara, ibintu byinshi bishobora gupfa, ariko nyamara aramutse abyirinze nta kintu yaba. Ikindi gihe ari nuko umuntu wabaye imbata kuri telefone amara umwanya munini akoresha telefone cyane, ibintu byinshi abikora kuri telefone. Ushobora kumubwira ati kora ibi bintu biteranye no mibare, akahita yumva ko akwiye kwita akoresha telefone ako kanya. Ikindi nanone ahora yumva afite umunaniro. Umuntu ukunda gukoresha telefone cyane ahora yumva afite umunaniro. Ikindi nanone kiranga umuntu wabaye imbata kuri telefone, nk'iyo ari gukoresha internet cyangwa se murandasi, network zikaba zagira ikibazo, zikaba zavaho, uwo muntu ahita ashobora kugira ihungabana cyangwa se akaba yabura n'ibitotsi, kubera ko uwo munsi network zamutengushye, bikaba byamuviramo ibibazo bikomeye. Tugiye kureba bimwe mu bibazo abantu bahura nabyo babaswe na telefone. Bimwe muri ibibazo harimo kuba bagira za depression bigendanye no kuba yavangirwa, agahura n'ibibazo nk'ibyo bitewe nuko yabaye imbata kuri telefone. Ikindi kibazo ashobora guhura nabyo, ashobora gutakaza umubano hagati y'abantu, hagati y'inshuti ze, hagati y'imiryango. Niba yajyaga amara umwanya aganira n'inshuti, aganira n'abavandimwe, uwo munsi ugasanga igihe cyose asiga kimara kuri telefone, akugira ngo icyo gihe yamaranaga n'abantu akimare ku bantu koko, ahubwo akakimara akoresha telefone. Dukomeje rero n'ubundi tugiye kwibaza se nibe bibazo umuntu ashobora kugira, kanibaza igihe ku giti cyanjye, ese ni ibihe bintu nshobora kwibaza nkareba ko nanjye ntabaye imbata kuri telefone. Ushobora kwikorera isuzuma ukibaza ati ese mara igihe kingana iki ndimo ndakoresha telefone. Hari igihe ubura ibindi bitekerezo bitewe n'imishinga urimo urapanga, ugasanga nta yindi mishinga mishyashya ugipanga, bitewe nuko usigaye wihorera kuri telefone gusa, ahubwo ukumva ko ibibazo byose ufite bizakemurwa no kuba ufite telefone.
ushobora nanone kwikorera isuzuma kibaza ese igihe mara kuri telefone kiriyongera cyangwa se igihe mara kuri telefone kigera kigabanuka. Ibindi bibazo ushobora kwibaza nanone ushobora kwikorera isuzuma ukibaza se telefone igihe nyimaraho shima umusaruro cyangwa nyikoresha gutyo gusa ndimo kwishimisha nta bindi bintu, ntago nyikoresha akazi ahubwo nyikoresha hari ibintu ndimo ndakora. Ikindi kibazo nawe ushobora kwibaza ese nawe iyo uri nko ku meza cyangwa se urimo urafata amafunguro nawe ufite telefone, ugasanga hari igihe umuntu usanga ari ku meza ari kurya ariko afite na telefone arimo areba muri telefone, kandi mu by'ukuri koko arimo aravanga ibintu bibiri, kandi ibyo bintu bishobora gutuma ubwonko buvangirwa bitewe nuko iyo uri gukora ikintu ubwonko bufokasinga cyangwa se bwita kuri cya kintu washyizeho umutima. Ubwo iyo uri kurya ubwonko bufata imbaraga ku gikorwa cyo kurya, wajya kuri telefone ubwonko bugashyira imbaraga ku gikorwa cya telefone. Ubwo rero iyo ufashe ibyo bintu ukabivanga bishobora kukuvamo ibibazo. Yego mwakoze kubana natwe, amazina ni Mugisha Baptiste. Ikiganiro cyacu nakagaruka, tuzagaruka ubutaha tugaruka muri Ubibona ute ku zindi nsanganyamatsiko. Murakoze.